batandukanye inshuti bavandimwe twarokokanye jenoside ndabasuje. Munyihanganire gato ariko biraza gushira. Ntabwo biba byoroshye kubivuga neza ariko ndanyura mu ncamake kuko byinshi Bonome yabivuze, ibyinshi yabituvugiye, ariko ubuhamya bwanjye ntabwo mbarambira, ndabuca mu bice bitatu. Mu gihe cya 90 jyewe uyu mubona nitwa Innocent Tuyizere, navutse mu muryango w'abana 7, narokotse ndumwe. Igihe cya 90 rero nari ntangiye primaire. Abantu bavuga ngo jenoside ntiyateguwe barabeshya. Nigaga muri primaire dutangiye Bukinanyana, kuko ho bakajya baza bagatoranya ngo abatutsi bahaguruke hano Bukinanyana. Nibwo mu rugo twaje turabibabwira tuti ibintu twabonye ku ishuri ntabwo byatwemerera kwiga Bukinanyana. Mu rugo baravuga batereka tugiye kwikora, abariho mujya kwiga ho ni mu badive nta kibazo. Barageragejeho uretse nk'aba inspecteur d'arrondissement bazaga bakavuga ngo abatutsi mujye hariya, abahutu mujye hariya. Mu buyobozi bw'ishuri ntabwo bigeze bo baduhagurutsa, ntabwo bajyaga baduhagurutsa. Ariko ikintu mvuga gikomeye muri icyo gihe cya 91 90, iyo twatahaga mu nzira twabonaga ishyano. Abazi Kageri murahazi, ni twigaga turi abana b'abatutsi dutaha Kagohe hano mu murenge wa Karago. Twagera mu nzira Kageri tugasanga abana twiganaga bamwe muri bo baje gushaka abatwa barindaga ibirayi bakadutega. Badutegera hari Kageri tukazamuka kwa Bameraniya, abahazi murahazi, muri iyi misozi yo kwikora, nabwo tugasanga baduteze. Umugisha twagiraga muri 90 twari dufite mwarimu Sebarara muramuzi w'umukurimba, tukamusunikira igare ngo ntawe uri bumukoreho. Twagira hara muri Nsakira tukanyura muri Nyarucyamo, akavuga ngo bana banjye mugende nahejo. Bibaye tubaho muri ubwo buzima bwa 90. Noneho muri iriya nzira abakomeje kuvuga amateka babivuze, hano ni ahantu habi cyane hateguriwe jenoside. Tugasanga abakoroneri bari kwikora hariya Kageri, bicaye bari kunywa za byeri, ukabona nk'abari ku ruhande akagukandagira ngo inyenzi irandumye ngo yihonyore. Ubwo tukaba tutakirenza aho ngaho, tugasubira inyuma kwikora muri centre, bakatwirukaho tukongera tukazamuka iriya misozi, ku buryo twabaga ku ishuri saa 10:30, twageraga iwacu saa 3 z'ijoro bahebye bazi ko twapfuye. Twabaye muri ubwo buzima. Bibaye muri 91 nibwo burya jenoside yahari iwacu yabaye. Twasanze ari umugabo ari umuhungu bose babafashe babajyanye kuri za komine ngo bagiye kubafunga, abenshi babajyana muri Nyaruhonga. Ibyo mvuga bamwe muri twe murabyibuka aho nko ku Karambi inka zasigaye zikamwa n'abadamu n'abakobwa, abagabo barabajyanye muri Nyaruhonga, no ku Ruhigiro kwa ba Olivier barabajyana, inka zigasigara zidafite gikurikirana. Twabaye muri ubwo buzima. Dusubiye ku ishuri, ngarutse mu by'ishuri, baravuga ngo ya nkotanyi yanyu bayishe Sebarara ngo ntabwo muzongera kumubona. Bamwe bavuye mu ishuri
kuko niwe nibura waduhagararagaho akavuga ati mukomere ntibazanyica ngo mwebwe cyangwa babice njye bataranyica. Twaramuhombye abantu nk'ituva mu ishuri, abandi dukomeza kugerageza, ariko tugashimira n'abarimu beza bakomeje kudufasha. Bamwe muri bo uwo nibuka ni Bunoti, ngira ngo ari pasiteri niba kibaho nta makuru. Bunoti bari batuye mu Ijenda, twagera ahandi twageranaga na Sebarara nawe akavuga ati mukomeze, tugakomeza urugendo rugana iwacu Kagohe. Twagera mu bibanza tugasanga baduteze. Twabayeho muri ubwo buzima ni burebure bwa hagati ya 90 na 94. Twanyuze mu bintu byinshi, ariko bake twarokotse kugera muri 94. Twaciye muri 91 ahantu twari umuryango mugari, twari duturanye n'umuryango wa Nkuriye n'umuryango wa Nsanze, nanjye umuryango wacu hari kwa Sebungwene n'umuryango wa Sogokuru Sembeba bari batuye hepfo y'iwacu. Bigeze muri 94, reka ibindi mbyihorere. Tariki 7 aba ariho mpera mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye, ariko icyo ntababwiye muri ya 90 na 94 interahamwe zajyaga kwitoza zambaye ibyatsi, zifashe ibibando, zifashe ibiti. Sinjya nibagirwa iyo shusho. Bakavuga ngo iye tubatsembatse, bakaririmba ngo batsembatsembe. Ibyo noneho wabanyuraho ngo dore ako kanyenzi, utakizwa n'amaguru. Tukagerageza, twe ntitwari tuzi umututsi n'iki, ahubwo wageragezaga guhindura uwo uri we ukigana imvugo, ariko ntibyumvikana. Ngeze kuri 94 tariki 7, Bonome wakoze ku ndirimbo waririmbye ijambo rya nyuma batubwiye 94 mu gitondo. Icyo gihe basogokuru Nkuriye na Nsanze na papa na baniyo mugabo ko bari bakuru, bari baraye bataryamye mu rusasa hepfo bateze ngo abantu nibaza kutwica baturwanirire. Bwakiye mu gitondo saa 12 ba mama barateka, baniyo mugabo bari bazanye amata, turicara ngo turye biranga. Byanze turasenga, nibwo habaye nk'inama y'umuryango turi mu rugo. Baravuga bati rero kubaho ntitwenda kubaho. Haje umuturanyi aravuga ati mushaka mwakizwa n'amaguru. Noneho no mu rugo tuba nk'abakozi inama iyo miryango 3 kwa Nkuriye na Nsanze no kwa Sebungwene turi mu nzu, bakora inama. Baravuga bati rero ba mama baravuga ngo mujyana abahungu, abakobwa mu badusigire batazabatesha umutwe. Niko byagenze. Dusa n'abasohotse abahungu, twari abana bagera muri 6 b'abahungu, ariko baniyo mugabo na basogokuru basigara basa n'abagiye guhangana, kubera ko twari duturanye baraje mu rugo. Mama ati se basaza banye ko mbona mwarakaye? Baramusubiza ngo uraje ubibone. Ati ntacyo, muze mbahe ibyo kurya. Bya biryo byatunaniye arabibaha, bararya bahaze baramanuka. Naho bari bagiye gutabaza interahamwe mu Ijenda n'abajepe bo kwa Bagosora hariya mu Ijenda. Nka saa 4 saa 3 haza umuryango Mutajiri yari Muyomba, araza ati se ko mbona mwahungabanye. Yari avuye guhisha abaga polisi na Banzayisenga, avuye kubahisha mu ishyamba. Araza ati ko mbona mwahungabanye byagenze bite? Bahageze ubwo mama aramubwira ati ariko nturengaho, dore iwacu bari kubatwikira mu nzu. Mutajiri aranga aramanuka. Abamuzi muramuzi, yari intwari. Agiye kuhagera mama yari yamukurikiye, natwe turakurikira. Tubona kwa sogokuru bari kurwana n'ayo mabuye babihagazeho. Umuryango wa Sembeba nawo wari umuryango ukomeye,
nabaniye umugabo nabansanze baravuga ngo reka bamanuke bajye gutabara, ariko sinzi waturutse hepfo arababura ati mwikwirirwa murengaho ntacyo mwakora. Hari haje ibitero n'ibitero mu muryango wa sogokuru kwa Sembeba. Niho hantu hambere twabonye umuntu bamutemye kabatsi, niwe watemwe bwa mbere mu muryango wa Sembeba ari mu gitondo. Mutajira bibonye twabakurikiye nawe baramugarura ngo wigenda utaza gupfa. Sogokuru ariruka bamwinjiza mu nzu Sembeba ari mu gitondo saa 4, ntabwo byari nijoro. Bafata Kabera yarabarushije intambwe, yari umugabo muremure, umugabo cyakora harakabaho leta y'ubumwe, arahari n'Insanzimana abenshi muramuzi, ashaka kumutemesha umuhoro ariko ntiyabishobora, baramugota baramugarura ngo ngwino tugutwikane na so. Mu gitondo baramugarura bamushyira mu nzu, inzu barayitwikana esanse, bari bakwiye kwa Nyagasaza. Tubonye kwa sogokuru umuntu wari uhasigaye ahagaze ni niyo mungeri murumuna we Furaha, bari bamaze kumwirukansa, bari abasore babiri, baramutema abo twari duturanye, aragwaguye. Niyo mungeri nawe abonye asigaye wenyine arahaguruka arababwira ati umpagarara imbere ndamutema, yurira mu ishyamba. Tubonye ibyo bibaye mu nzu dusubira iwacu turasenga byihuse, kuko bari bakoze inama yuko twe tugenda abahungu, abakobwa bagasigarana na ba mama. Ntabwo twagiye kure, twari duturiye hafi y'ishyamba. Baraza bafata ba mama babandi yabwiye ngo ko mwarakaye, yarababwiye ati noneho ndabibonye. Twe ntitwagiye kure, twagiye inyuma y'inzu nabaniye umugabo na ba sogokuru Nsanze na Nkuriye, nari kumwe na Buroni na Hategeka n'undi mwana witwa Niringiyimana. Munyihanganire. N'undi mwana witwa Niringiyimana wansanze nawe. Twinjira mu nzu byihuse baradusengera, tujya inyuma y'inzu. Ba mama basigarana n'abakobwa babo twavukanaga nabo kwa Nsanze na Nkuriye, harimo ba nyirarugori, hari ba nyirabasore, harimo abana b'abakobwa batandukanye. Ba mama baradusengera. Ijambo rya nyuma batubwiye muri icyo gitondo, baravuze bati mwebwe mugende tutazashirira rimwe, ariko nimurokoka tugapfa muzagerageze ntituzabonane mu ijuru. Niryo jambo rya nyuma twavuganye. Mama yari boss, yagiraga amafaranga arayatugabanya, na papa ntiyibikiraga amafaranga. Mama niwe wayabikaga kubera ukuntu babagaho bakundanye bafatanya. Ya mafaranga arayaduha, ayaha njyewe na mukuru wanjye na papa arayamuha, aravuga ngo nibajya kubafata muzayabahe. Dutandukana ubwo tujya inyuma y'inzu hafi aho niho ndi butinde. Tugiye inyuma y'inzu baragaruka, bya bitero biraza birimo abajepe bo kwa Bagosora, bari bavuye mu ijenda, barimo umugabo witwa Bangezeho muramuzi, babashyira ku murongo. Ntabwo ngira amatsiko kuvuga ngo hari uwiwacu waba warirukanse akagira ahandi hantu agwa, oya. Ari abo mu nzu ya sogokuru Sembeba abishwe twarababonaga, ari abo mu nzu ya Nkuriye na Nsanze twari duturanye natwe mu nzu ya Sebungwene, babashyira ku murongo aho. Mama aravuga ngo ndabibonye ariko ndeka tubanze dusenge.
ari mama wa Edizo arasenga, yari kumwe na nyirarugore n'undi mwana wankurikiraga, bangezeho arabica. N'ubu niba akiriho aba mu ijenda, kuko bari bagiye ahantu hatandukanye. Babanza kwa Nsanze, babanza inzu ya Nsanze yo kwa Nyirabugori barayirangiza, havamo uwo mwana witwa Niringiyimana wenyine. Undi mwana wahavuye nababwiye ko twasohokanye na Burone na Hategeka, twihisha inyuma. Bafata mama n'abo bari kumwe nyirarugore n'abandi bana twavukanaga, nabo babashyira ku murongo. Mama arabasengera barabica. Mbere ko bamwica baravuga ngo ibyo mwambwiye ndabibonye. Bafata na nyina wa niyo mugabo na ba nyirabasore bari bagiye hara mu rutare hakurya y'iwacu, n'umukobwa wankurikiraga, nabo barabica. Muri uwo mwanya uretse twe n'akana kamwe kitwa Nshuti kacu, twari dusigaye. Nshuti uwo niwe muntu umbabaza, na Bonome yaririmbaga ishushikaza. Uwe niwe wabonye ibi bikurusha. Yagerageje kwirukira ku baturanyi, baramuhisha hafi y'aho twari dutuye. Bamaze kumuhisha, ibitero biramusanga, bakajya bafata bagakubita ku gikuta. Umwana agataka ngo reka njye kubereka iyo papa ari. Bamwishe nabi kuko ngo bari bafite umujinya kuko batabonye ababyeyi bacu. Bamuta mu musarane akiri muzima kwa Ntibivuka. Hashize akanya tubonye barangiye, turazamuka mu ishyamba twicara hafi yo mu rugo tubireba. Ubwo twategereje ko umugoroba uza, twihishe. Twari duturiye, twagiye mu gashyamba hafi yacu, abahazi twari duturiye ishyamba. Bibaye saa 12 twari dufite icyizere ngo turagaruka mu rugo. Bibaye saa 1 tugarutse, twihisha, twumvaga ko bari buduhishe nibura ibitero byagiye. Tugiye kugera kwa Ezekiel, muramuzi, bamwe wenda twari duturanye, baratwikanga. Abo twari duturanye baravuga ngo ese ngo bafite amatsiko yo kongera kugaruka. Dusubira haruguru tujya kwihisha. Nk'ejo turongera turagaruka. Tugarutse turavuga ngo reka turebe kwa sogokuru ko hari ugihumeka. Uwo twahasanze ni nyina wa gapolisi, bamuciye amaboko n'amaguru, ari mu nzira akiri muzima. Bamushyizeho umwana ari konka. Icyo twakoze, twarazamutse kwa haruguru ko bari baturanye, turihisha. Noneho bahatambutse waravuga, atuma ku Nshuti twari duturanye, arayibwira ati umwana wawe yishe benshi, naze nanjye ankuremo umwuka. Umwana we yanga kuza kwica Senge, murabizi, yahamaze 3. Yanze kuza kumwica kugeza aho bamuguriye, atagishoboye kugenda araza aramwica. Abo twari duturanye, ubwo amatsiko arashira iwacu, tuba turahavuye tuzamuka mu ishyamba aho twatangiye inzira y'umusaraba. Naho ishyamba twarihuriyemo n'abahunze bavuye mu Bigogwe, n'abahunze bavuye muri za Karambo. Abatutsi benshi bajyaga kungana nuko mwicaya, bo ntibajya bavugwa kuko ntawe ubazi, nta n'uwababonye, nta n'ubavugira. Twabaye nk'aho bakora inama, turavuga ngo nitugenda turi ikivunge bazatumarira mu ishyamba. Bakora ibikundi byo kwihisha.
igikundi kimwe bagiye Mutajiri, ikindi gifata papa Mathias Sebungwene, abafatanije na Nkuriye na Nsanze, kuko ntibatandukanaga mu buzima bwabo, bityo ntibashoboraga no kwisha ku buryo butandukanye. Ikindi gifata niyo Mungeri na Gapolisi. Tuba muri ubwo buzima twabayemo muri ririya shyamba mubona. Cyakora ndashima Imana ko yari turindiyemo tukavamo turi bake. Harimo abagore n'abana, harimo abasore n'inkumi. Twe twabonye igice cy'iwacu babamaze, turavuga ngo buriya mu Bigogwe ni bazima. Igikundi twarimo cyerekeza mu papa arababwira ati rero ko wacu ari mu Bigogwe muze tujye mu Bigogwe turebe. Tugeze mu Bigogwe twasanze bari kuhatwika, ariko ntitwigize tuhagera, twarebeye muri Rusho, twigumira muri Rusho. Tuguma aho ngaho, inka zabaga mu ishyamba nazo nka mu gitondo tukabona baraza, abo twari duturanye baza kuzigabana barazijyana. Twihisha mu ishyamba. Mu ishyamba ho ibyaho sinabivuga ntimwataha, ariko cyaje kubamo ni uko ibikundi twabayemo ari nijoro. Twajyaga gushaka ibirayi, hari ibirayi abasirikare bo kwa Habyarimana bari barahinze mu bihangara aho bitorezaga, bari barabitaye byeze, baragiye ku rugamba. Haba nka saa 3 z'ijoro tukajya kubikura, twajya kubikura tukabyotsa hagati ya saa 5 z'ijoro na saa 10 umuriro tukawuzimya. Ubwo uwakibonye akakibona, utakibonye ntakibone, tukirukanka tukajya kwihisha kure yaho twokereje ibirayi ngo bataza kuduhiga. Dukomeza kugerageza kwihisha muri iryo shyamba. Nababwiye ko twari imiryango minini, buri gitondo bakaza bagahiga, imbwa n'abajepe bo kwa Bagosora bakagira abo bica, hakagira abasigara. Nimugoroba twabaga dufite sinyare yo kugira ngo basigaye tuze twatandukanaga iyo saa 10 ya mu gitondo, dufite sinyare password tuza gukoresha mu gihe tuza guhura nimugoroba. Ni nk'Imana yabikoraga. Turagenda, nababwiye ngo twagiye mu Bigogwe. Tugeze mu ishyamba twabonye ibintu. Ririya shyamba ryo munsi ya Arusha hirya, twasanze abantu babatemaguye, babagize nk'amasterine. Ngiye kugira ingorane, papa aravuga ngo we yarabamenyaga ko yari abazi, yari mukuru. Hari uwo bari bishe bamushyize umwana hano mu kwaha, bamuseguye n'undi afite ibigori. Ni inkuru mbabwira nabonye nahagazeho. Bya bigori turabifata turabijyana, we yari abazi, dusubira kwihisha mu ishyamba. Ibitero mvuga, ndagaruka ku bitero bitatu. Igitero cya mbere cyarimwe abo bajepe, cyarimwe abo twari duturanye, bahoraga bavuga ngo ntibarabona icumu rya Nkuriye na Nsanze, ngo ntibarabona n'akaboko ka Mutajiri ngo baserebure ko babishe. Bazanye ibitero badusanga muri Rusho, muri Ruhumba, hari saa 12 za mu gitondo. Bafata uwo nakurikiraga witwaga Manuel, bafata Muraza, bafata Niringiye Imana, bafata umwana wo kwa Kanyeshyamba Kaminuza. Bafata abo bana babicaza Itwabugezi. Niba ari abantu bapfuye nabi nabo nabo bana, babacaga akaboko bakabaha ngo nibarye. Tureba twihishe. Noneho kuko twari twasigaranye na sogokuru Nkuriye, nge na Serafe, abandi bagiye, abana babaga nk'ubaga inka, babaha ingingo ngo bazirye, bababaza amasahani. Ubwo ngewe nk'umwana nakoraga nkavuga se ndi umuntu, ndi inyamaswa, nahindukira nkareba sogokuru Nkuriye ngasanga Nkuriye si umuntu. Icyo yakoze yarafasha araduteruranye na Serafa tujugunya inyuma y'umugina,
nawe kuko yari ashoboye gusimbuka arawusimbuka yihisha inyuma yawo atahakandagiye, natwe tutahakandagiye. ba bana barababaga, bamaze kubabaga baza badukurikiye, turagenda aho twageze sogokuru akadusimbutsa umugina nawe akawusimbuka tukihisha inyuma yawo. Ubu barakomeza bagira ngo twakomeje. Bahafatira umugabo w'umunungu witwa Gasaruzi, we baramukubita, umugabo arataka, baramubaga nk'abari kubaga ihene ngo mpaka bazabone Nkuriye na Nsanze na Sebungwene ngo n'amacumu yabo biratana. Umugabo amaze kumubagiraho, ba niyo mugabo bari bazi ko nanjye nahasigaye na Nkuriye na Serafe. Tugize umugisha, bya bitero bimaze kubaga Gasaruzi biragenda. Jyewe mva hahandi sogokuru yampishe na Serafe ndabacika ndirukanka. Nirukanse ngwa muri bya bitero, baramfata ngo wa mwana we ngo uri umututsi. Icyo nibutse nababwiye ngo ndagatora mama ngo ntago ndi umututsi, ngo uri umututsi. Umva baramfashe baranjyana, tuva ntago mpibuka neza ariko tuva munsi ya Rusho, mu mitanzi ya Rusho turamanuka. Tugiye kugera mu Biyuzi, umugabo umwe mu bari bamfasha aravuga ngo genda wanyenziwe utanyanduriza inyama. Bari bavuye kubaga inka mu Gishwati. Arandekura nsubira inyuma mpura na ba bandi nanone. Iby'Imana izakora, mpura n'umutiba ku nzira, uyu mutiba w'inzuki. Nkuraho ikintu ninjiramo, nta nzuki zari zihari, nsesera mu mutiba ndafunga. Baraza barahagarara ngo ariko inyenzi twabonye iducikiye, barashaka barabura. Baraza n'ibyatsi bakagenda bavuyanga, inyenzi barayishaka, Yesu arampisha. Bagiye mvamo ndongera nsubira iyo twari twahanye rendezvous yo guhurira. Mpageze ba niyo mugabo baranyikanga bariruka. Birukanse ngenda mbiruka inyuma mbabwira ngo ntago ngo nituyizere muhumure. Banze kubyumva kuko bazi ko aho babana bagiye nanjye bazi ko nari nasigayemo. Aho babagiye babana ntabwo nahavuze byinshi. Haje ibitero byabo twari duturanye, haza n'umusaza umwe wari uzi abiwacu n'abajepe bo kwa Bagosora. Baraza, wa mwana nakurikiraga babonye aravuga ngo sogokuru ko kuranyica, ngo ndakwica. Aramwica Manuel nakurikiraga. Ntago nyambyibagirwa ibyo bintu byose. Mbabwiye ibyanjye byo bwacya bukira n'ibitabo byinshi. Ariko mu ishyamba uwo munsi ndibuka ko nibwo twakoze inama ya nyuma ya magroup ko yari yarahuye. Twari kumwe n'abitwa ba Sibomana, twari kumwe na ba Kabanda, twari dusigaye turi bake. Harimo nyirakuru wa Serafe na Muragire, nibo bantu b'abamama bari muri iryo shyamba. Noneho Sibomana ibyo bitero bimwaka umwana. Niyo mungera umwana yari yasigaranye Hakiza wa Ndori baramumwaka. Nka nimugoroba tubonye tugiye kuhashirira, dukora inama. Muragira aravuga ati jyaho kugira ngo bazanyicire muri ishyamba, ibirenge byarabyimbye singishoboye kwiruka, mu njyane ku nshuti yacu yo kwa Magari izampishe. Turamubwira ati se uzahashobozwa n'iki kumujyana ukahagera? Bwari ubuhamya bukomeye. Abo muri kano karere mwakomeje kumva umuntu witwa Kengera, ariko hirya ya Kengera hari abandi tutabashije kuvuga no gushimira. Muri ririya shyamba papa hari twajyaga gukura ibirayi, ariko hari Abahutu bari bariyemeje imiryango ibiri. Umuryango umwe wari inshuti zacu babaga mu Bigogwe mu Cyambara, n'undi muryango wa hano ku Nanga wo kwa Kirungu.
kuza kwa Kirungu byaratworoheraga njye na papa kuko ntabwo bari bakiyatekereza umututsi. Twagera kwa Kirungu bakaduhisha nijoro tukahirirwa, ndabashimira cyane. Bakadutekera tukajyana ibyo kurya mu ishyamba, tugahura na babandi bavuye gukura ibirayi tukotsa tukagabana na za mpungure, ubuzima bugakomeza. Nigarukiye kuri bya bitero byajyanye abo bana n'ibyajyanye abana ba Muraza n'abandi bose twari kumwe, twakoze inama tuye muri Kongo. Tubigerageje biranga, amabariyeri yari ameze nabi. Iriya shyamba twaribayemo kugera nko mu ntangiriro z'ukwa gatandatu. Iri shyamba twari rivuyemo njye na Serafe na Nzayisenga na Iragena n'Iradukunda na Gapolisi, abandi bose barisigayemo. Reka ngarukira uko bya jenoside. Reka nshimire leta nziza y'ubumwe bw'Abanyarwanda n'ingabo zaho zari za RPF Inkotanyi. Ubuhamya bwanjye bwo nzabwandika, nzakomeza mbutange. Banyakubahwa, muzadushimire leta nziza yadufashije nyuma ya jenoside tukiyubaka, tukabana n'inkovu z'iminsi ariko tugashinjagira dushira, ariko bakatuba hafi. Muzadushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko atatekereje ko ari umusore yakunda umuryango we, ahubwo akawusiga akaza akayobora ingabo n'urugamba bakaturokora. Nyuma ya jenoside tugatekana, bakaduha farge ikaturihira amashuri tukiga, bakaduha byose. Uyu munsi natwe dukomeje kubana n'inkovu z'iminsi ariko turi mu rugamba rw'iterambere nk'abandi Banyarwanda. Turashima Imana yaturinze. Bantu mwarokotse mufite ideni ry'Inkotanyi n'ideni ry'Imana, kuko mwaravuze ngo nibarokora muzayikorera. Mubyibuke rero, ayo madeni muzakomeze muyishyure. Kandi rwose nkongera ngashimira leta nziza itabura kutuba hafi, yaratwigishije, yaduhaye buri kimwe. Uyu munsi natwe tubasha kwibonera iby'ibanze. Uyu munsi leta nziza yadufashije kuba tugenda badapima amazuru, ibyo narabibonye. Kuba tugenda batareba mu biganza, ibyo babidukoreye kenshi muri bya bihe nababwiye bya za Kageri. Uyu munsi tukaba dutekanye. Muzabashimire Inkotanyi, mwarakoze. Muzashimire Perezida, yarakoze kwitanga. Kandi tugashima rwose n'abo bavandimwe twari duturanye umuryango wa Kirungu. Muri bake baragerageje. Mu myaka 30 nibwo mbashije kubavuga. N'umuryango wa Nzabarankize wabaga mu Cyambara baraduhishaga, kuko mbabwiye ibyo byose ntago mwataha, kuko uburyo twahageraga n'uburyo twagiye twageze mu rusengero, ku rusengero rwa Cyambara, tukaba mu Cyambara njye na papa, ntago mwataha. Nzasubukura ikindi gihe Imana nibikunda, cyangwa tuzajya dukora documentaire hafi hano. Ariko muri make reka mpiniraho kuko n'ubuhamya burebure. Ndabashimiye mwese muba mwaje kudufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha, twibuke twiyubaka. Murakoze.